Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze we wahisemo kudukurikira ku muyoboro wacu wa YouTube channel. Reka ngushimire kandi nguhe ikaze. Uyu munsi rero ni wa munsi tumaze iminsi tubabwira ku mbuga zacu, tubabwira ko tugiye gutangira inkuru yacu y'urukundo. Ni inkuru ifite episode 50, nkaba nkushishikariza kuyikurikirana maze mwayikunda muri benshi mugatanga ibitekerezo tukayikomeza kuko ifite episode 50. Ni inkuru y'umukobwa witwa Aline, ni inkuru tugiye gutangira kuri uyu munsi. Tugiye gutangira kuri episode ya mbere. Twagiye hari ku mugoroba utuje cyane, imvura iri gutonyanga gahoro. Mu mujyi wa Kigali abantu bari kwihuta cyane bajya mu ngo zabo, maze umukobwa witwa Aline woroheje wiyubaha uvuga menshi ariko ufite umutima mwiza, yari amaze igihe kinini yiga muri kaminuza yirinda cyane ibijyanye n'urukundo kubera amateka mabi afite mu rukundo. Maze umunsi umwe ubwo yari avuye kwiga, yinjira muri bisi isanzwe imujyana iwabo. Yari yuzuye abantu, nta hantu na hamwe hariho kwicara. Ariko muri iyo modoka ya bisi hakaba harimo umusore wari wicaye, we yari afite umwanya yicaye. Mu gihe Aline yari ahagaze yihanganye, haza umusore wari wicaye, maze umusore w'umusirimu maze aramureba, aramwenyura maze buhoro cyane, maze aramubwira ati ngwino wicare hano ndahaguruka. Aline yaratangaye cyane kuko bitari bisanzwe kubona umusore ahagurukira umukobwa atamuzi. Aline yaricaye maze umutima utangira kumutera cyane, maze Aline aramwitegereza buhoro buhoro ariko agahita areba hasi nk'uwagize isoni. Uwo musore yitwa Kevin, niryo zina rye. Kevin yari umuntu utuje ukunda gufasha abandi, ariko we afite amabanga menshi ku buzima bwe abandi bantu batazi. Bisi igeze aho Aline asohokera, aho yasohokeraga yagombaga gusohoka, maze Kevin aramwegera aramubwira ati ese nshobora kuzakubona iyindi nshuro maze tukaganira birambuye? Maze Aline araceceka, nuko umutima Aline ukomeza kumubwira ngo yemere, ariko ubwenge bukamubwira ngo yirinde. Aline yamusubije mu ijwi ati sinzi, wenda bizashoboka. Maze Kevin aramwenyura ati nzagutegerereza hano ejo igihe kimwe, Imana nibikunda tuzongera duhure. Aline aramanuka agenda atekereza cyane. Yari azi neza ko iyo yemera guhura na Kevin ku yindi nshuro, ubuzima bwe bwashoboraga guhinduka burundu, kandi ari byo bintu yahoze yirinda kuva na mbere. Ariko ikibazo kimwe gusa ndi kwibaza, ese Kevin ni muntu ki mu by'ukuri? Ese koko yaraje mu buzima bwa Aline nk'umukunzi, cyangwa hari ikindi kintu cyihishe inyuma y'ibi ngibi? Iyi ni episode ya mbere turi gusoza. Aline yageze iwabo, ariko ijoro ryose ntiyigeze asinzira. Yaraye yibaza niba azasubira guhura na Kevin ejo, cyangwa niba ari ugutangira indi nkuru ishobora kumubabaza kurusha iya mbere mu bijyanye n'urukundo. Reka ngushimire wowe waduhaye umwanya wawe ukabasha kudutega amatwi, ukabasha gutangira ino nkuru episode ya mbere ukaba uyisoje. Nimba wayikunze ushaka ko dukomeza episode ya kabiri, andika muri comment iti komeza utugezeho episode ya kabiri. Reka ngushimire kandi nkwifuriza amahoro y'Imana. Njye mwari kumwe nyita Alpha nk'ibisanzwe. Niba ari ubwa mbere ubonye uyu murongo wacu wa YouTube channel, kanda subscribe n'inzogera kugira ngo inkuru ijye kugeraho mu ba mbere. Ciao ciao.